abantu bose bakoresha AI bafite amakuru nk'aya ngaya bose. The New York Times iherutse kujya kurega ChatGPT ko yasomye ibinyamakuru byayo itayiha uburenganzira. Ibaze ikinyamakuru uhereye igihe cyatangiriye. Baherutse kurega OpenAI ngo yafashe video za YouTube izitoriza kuri ChatGPT ibikora itasabye uburenganzira. Niba utazi ko ChatGPT ikora video ndagukeneye aho ngaho. Niba kandi utazi uburyo ChatGPT bayisettinga ku buryo izajya ikuhereza ibintu neza, kuntu bandika neza prompt ikagusubiza utiriwe ujya ngongera kwibwira amagambo igihumbi, icara hasi ndagukeneye. Niba utarakora subscribe rero ngo hano amasegonda 2 aya yarangiye. Nitwa Nakaragret ni karibu nkora ibijyanye na technology, nisha abantu bijyanye n'ikoranabuhanga na technology, ndetse nkababwira uburyo baryitwaraho n'uburyo barikoresha kugira ngo ribabyarire inyungu n'uburyo birinda ngo ritabatera ibibazo. Uyu munsi rero tuje kuganira kuri ChatGPT. Iyo horoshye wavuze ChatGPT babazi ko wavuze AI. Ese AI na ChatGPT haraho bihuriye? Nje kugusobanura muri iyi video uraza kumenya ChatGPT icyo ari cyo, kandi ntuzongera kuvuga ngo AI ni ChatGPT. ChatGPT ni igikoresho cya AI. Reka dutangiye. GPT bivuze iki? GPT bivuze ngo ni generative pre-trained transformer. Transformer ni iki? Transformer ni AI yatojwe kumva indimi, guhindura indimi abantu tuvuga zikabishyira mu byo zumva. Nuvuga ngo artificial intelligence ndabivuze nzahora mbisubiramo igihe cyose ni ubwonko. Abwo ari ChatGPT. Amatika uko yavutse uko byagenze kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu narasobanuye muri video yabanje, muzinde muyirebe. Link iri mu description cyangwa aho hejuru ndayishyira hejuru ugende uyirebe. Ariko uyu munsi tujye kuvuga kuri ChatGPT. Ndakwigisha icyo ari cyo, uko ikoreshwa, uko ibyaza umusaruro, urasobanukirwa akantu ku kandi ChatGPT kandi uzajya uyikoresha neza. Buri uyu munsi uraba umupro kuri ChatGPT. Nabo rero nyine ndikwigishe, nzakwigisha n'ibindi mu minsi iza. Yego transformers rero nko nababwiye nizo zikoreshwa muri ChatGPT. Iyo mbise ijambo chat utawumva kuganira. Niyo mpamvu kuri ChatGPT kwandika ducata hamwe tugakoresha amajwi. Ubu rusiga dushyiramo n'amafoto, noneho tugakoresha amafoto. Mari musi ko sono ushobora no gushyiramo na video. Tukomeze turebe video iraza kurengera wasobanukiwe. Nkunda kugira abantu ko niba uri kuganira na ChatGPT cyangwa se AI yari yose, AI tool yari yose uyifata umuntu. Niyo mpamvu kuri thumbnail zanjye cyangwa se kuri ayo mafoto mukira kuri video mbona ko nshyiraho robo, umutwe umeze nk'umuntu ariko rero byo twita humanoid. Mwambo ChatGPT n'ujitekereza imbere yawe uyimenya ko ucaranye n'umuntu arimo arakwiga, arimo arakumva. Ndaje ndagusobanurira kugira ngo wumve neza icyo ChatGPT ari cyo n'ukikora. Reka manze gusobanurire table cyangwa se ibyo ubona imbere yawe iyo ufunguye ChatGPT. Ndende ukoresha ChatGPT Plus, uri ukoresha ChatGPT ubu ntabwo ukeneye kwishyura kuko abantu benshi ibintu bakora ntabwo bakeneye kwishyura. Niyo mpamvu nakoze iyi video. Hari ibintu byinshi mukora mukabikoresha mu buryo butari bwo, bigatuma biba ibisubizo bitaretiza, cyangwa se n'ibyo mukora mukabikora nabi kuko mudasobanukiwe ni ibiki mukeneye gukoresha, nize settings muri bukore kugira ngo mugere ku byo mukeneye. Abantu benshi ntabwo bakeneye gukoresha ibintu biteye imbere cyangwa buri advanced muri izi technology zigezweho. Reka nkwereke imbere yawe rero ifunguye ChatGPT ufite screen imeze gutya. Nikiza ko abantu bose bazi uburyo ufungura account ku ChatGPT. Ni robo ishinzwe kuganira. ChatGPT. GPT nabisobanuye ni generative pre-trained transformer. Iyi ngiyi rero yatojwe indimi z'abantu. Ese izi robo zitozwa zite kugira ngo ubanze usobanukirwe ibintu uganira nabyo. Reka nkoreshe GPT 3. GPT 3 kucyitwa 3. Kuki ngo turi koresha GPT 4 n'imico 5. Ese uziko 5 yo igiye gusohoka. Reka ngusobanurire impamvu. Ubusanzwe bari gutoza LLMs cyangwa se large language models, harimo Gemini murayizi, ubu tugeze kuri 2.5 Pro, harimo Claude murayizi, harimo Grok ya X ya Elon Musk, hari nyinshi cyane. Ndababwira gusa izo mumenyereye gukoresha, nako pilot ngira ko arabayikoresha. Reka nkoreshe izo mumenyereye gukoresha. Iyi GPT 3 niyo tujye kwibandaho, niyo ndi bukoreshe nk'urugero, ariko tugeze kuri GPT 4.5. Iyo bari gutoza AI bayigishiriza ku bintu bita datas. Data ni ikintu cyose kiri kuri computer cyangwa se bashyize muri computer. Yabirijwe ndi gukoresha, yaba ifoto yanjye, yaba video, yaba ibyo nandika, ibyo byose babyita data. Biri gukora kuri status zawe, uri kwandika kuri WhatsApp, uri kwandika kuri Facebook, uri kwandika kuri email,
ari amagambo bira ushira muri computer bikuvuye mu mutwe wawe ni data bira marifata ukabiriza computer ikavyiga amara kuvyiga ikagira ubwenge nk'ubwo ufite ibyo ahantu bibika rero byo kita clusters niho kwavuga ko ari bugongo nibijya gukura amakuru ijya gusubiza nijya gukura inibari ijya gukora ibintu byose ijya kugusubiza nihijya kureba nuko nabiri gukora ibintu byose ubanza gutekereza cyangwa se ukoza kura mu bwongo wawe ukabona kuvuga cyangwa se ukabona kugira icyo ukora donc AI ni ubwongo okay? ChatGPT ni igikoresho cyifashisha ibibitse muri bwa bwonko kikavugana nawe donc cyatojwe kuvugana n'abantu wumve ko ari igikoresho cyo muri AI gishinzwe kuganira nawe bwa mbere batoje iyo bita GPT-1 OpenAI yitoje mu 2018 iyo ngihugu bari bagiye gutangira nyine kwigisha AI kumenya indimi z'abantu bayihaye ibintu bingana na gigabyte 5 gigabyte 5 unabyumva nawe bayihaye ama video bayereza amafoto bayereza amafishiye nkuko bafata ukabibika ahantu bikagira gigabyte 5 bakayereza bakabwira ati soma ibi bitabo birimo hano byose uko hamwe ndi tubwe ko iki gitabo kimwe gibe impapuro wenda 500 kikaba gifite nka giga nago byakunda cyo gifite na megabyte 20 mbere ko basepri baje kucyandika baje kucyandika rero harantu cyari kibitse ushobora kwishyugura cyempe n'icyo kigura kiri soft copy kuri Amazon kuri ku maduka atandukanye ya online stores noneho rero ibyo bitabo barabifashe babihereza AI ngo ibisome imaze kubisoma irabibika ibyo yasomye irabibika irabimemoriza bifata mu mutwe y'andi magambo hari zireba na video mwariko bayirutse kurega OpenAI ngo yafashe video za YouTube izitoriza kuri ChatGPT ibikora itasabye uburenganzira abantu mukoresha YouTube mwamaze kubona ko hari akantu bababajije muri YouTube yanyu ngo bese uratwemera ko dushobora gukoresha data zawe kuri third party mu gutoza AI ibyo barara gusaba uburenganzira ko baheretse burega OpenAI ko bafashe ama video y'abantu kahereza AI kayareba ikayiga itabasabye uburenganzira nuko ngo rero iyo batoza AI bazereza ibintu bitandukanye habanje GPT-1 barayitoza ari mu mwaka wa 2018 irangije bahereza GPT-2 ibintu bingana na giga 40 none bavuye kuryigisha ibi ari kabiri ubwo nyine iyo utoza AI uyereza ibintu gasoma arangiza ukagira ibibazo ibibazo kareba kuri deonary pass cyangwa se imizi neza harumwa tugeze kuri GPT-3 tugiye kureberaho rero tugeze kuri GPT-3 ari ngiye gutangira urugero yakozwe mu mwaka wa 2020 muri covid ikorwa ihawe ibintu bingana na gigabyte noneho gigabyte 520 urumva ni ibintu byinshi cyane ni ibintu byinshi cyane barikuye ibyo bintu reka nkwereke ibyo bintu babikuye byo kubwira ahantu 10 bagiye gufata data cyangwa données bahaye ngo yige bagiye kuri website yitwa LibGen ni library cyangwa se ibubiko bw'ibitabo bi digital bibitse kuri internet bwitwa Genesis ni urubuga rw'abantu bagira bagafata ibitabo by'abandi bakaza bakabihuriza aho ngaho ku buryo nawe ugiye gushaka igitabo runaka ujya ukagitereshaje aho ukagisoma muri computer cyangwa muri telefone cyangwa se ahantu ubibika cyangwa ushobora kucyemple aho ngaho rero hari igitabo byinshi cyane ibitabo by'amoko yose byanditswe kuva mu myaka magana ibyo bitabo rero ari bya biology ari by'indimi ari bya philosophy ari bya ubumenyi bw'isi hari ibitabo byinshi cyane ngo bapashe ibitabo no hano hambere bakuye amakuru menshi batorejeho GPT-3 hariho bakuye token ndaza kusobanura token cyacu zingana na billion 55 mana yake billion 55 tokens reka nsobanure token mbere ko nkomeza token ugereranyije token yabari nka 3 bya 4 by'ijambo ntago token ari amagambo asobora kuba 3 atandukanye n'inyanyi 3 ariko mu byukuri atari token 3 kuko usanga hari ijambo rimwe bacamo kabiri urugero gikoresha ijambo I love AI nuwo ngo ninkoresha ijambo I love AI urano ko yari you ibaye AI urabona ni zero space barongeraho kane bitokenenye bongeraho na 10 kuri characters z'ibicumi neka nkurera space nashize y'inyuma murabimana ko hano I love you murabona amabara ko 3 nuze ko ama token 3 1 2 3 I nimwe love ifatanye na I love urabona hano harimo space ariko bayishize mu cyatsi ifatanye na love babibaze nk'ijambo rimwe hanyuma space na AI bikaronshiremo AGI abantu musijari do AGI niba muri video maze kumva AGI cyari AGI artificial general intelligence niyo turi kugana mu ngubu bizaba iyi izabiteye ubwo hanyuma rero AGI maze kuyandika
tokens zibaye enye bongeyemo izindi kure. Ngo bahise bafata I bayishira ukwayo. Reka mbereke nono. Iyo computer iri kwiga ntabwo yiga ijambo nk'ijambo, buri jambo ihereza umubare, ifata amagambo nk'imibare. Urugero reka mbereke icyo bita tokens. Tokens I bivuze ko ari 40. Niyo ID bayihaye. Ibiko ibonye I bivuze ko ari 40. Ngo nureba hano baze gusanga ifite I love, ijambo love rifatanye ni 347 murabibona hano. Sorry. Ariko nigiye ijambo love rifatanye na space. Reka nje mu makode nibwo muri bubyumva. Hano ndukoresha code. Hano njewe ndi mu programmer kandi ni ibintu bya AI na tenise na dongo mezo kwiga kwihuguramo birenzeho. Ndi kukwereka icyo bita tokenizer. Tokenizer ifata ijambo ikarihereza ama ID kuriya. Noneho ikamenya no mu bitabo yanditse AI ubwayo byabinyiza yandika ibitabo byayo ubwayo none. Iriga ngize kandika ibitabo byari ku bitabo byayo byanditse mu mibare. Ibizingo I ikunze gukurikiranwa I ariyo 40 kunze gukurikirana na 742. Iki ni igihe bashizeho space imbere ya love. Muri kubona kano kantu kavuze ko ari space, akamuri kubona kavuze ko ari space. Ngo ahanga batugiye ko I love AGI. Ngo ni I love ifite space imbere ni 1842. AG ifite space imbere yayo ni 1013. niwo mubare uyiranga. Ntago computer n'igisoma ibintu byose nkuko bibiri. Nisoma ikurere nkuko ari ikurere kuri computer nabari kure. Ikurere no mubare. So nyangana bajya ngo byinshi ndagira ngo mwumve AI bujye mvukuntu zikora niko byose tekeza. Niyo mpamvu icyo nayikoze ngo mwumve AI abantu mvura imvuga abanyarwanda barundi n'abandi bashobora kumva urimo imvuga. Bugomba gusobanukirwa artificial intelligence, ubwenge buhangano bwakozwe n'abantu, uburyo bukora. Ngo murabona hali nyuma AI bashiza none kwayo nayo ni 40. Urabona bayifashe nka AI imbere nyine ivuga ngo ngewe mu cyongereza. Bayisore tandukanya na AG bise bibirindi jambo. Nuko ngo tokens na hanu zihurira na words. Ngo ijambo ngara amagambo 3 I love maso y'umuntu AGI na magambo mdukura 3 ariko avuyemo token enye. Kwera ko ijambo rya nyuma bari byaje amagambo 2. Ushobora kufite izina runaka bakaribyazamo amagambo kuko ntabwo bigeze basoma ibintu byinshi biri muri iryo zina ryawe. Ahubwo hari agace kamwe ko mu izina ryawe cyangwa se ko muri iryo jambo ukoresheje basanze hari ahantu gakoreshwa bagahereza ID bakahereza umubare ukaranga. Ngo bakabonye mu ijambo gatandukanye n'andi magambo bakakabara ukwayo. Nandi magambo ku ruhande n'amakabara ukwayo. Iyo ni bita token. Nizere ko mubyumvishije. Token ntabwo ari amagambo ahubwo bayacamo amagambo bakajya bari amagambo computers yize yasomye mu bitabo yasomye mu video yarebye bayigiye iryo jambizi iba afite umubare yari hayi. Noneho iri kuvuga rero byo bita transformers nyine bizingizi mu bita transformer ibi mureba nako ndikoresha mu transformers. Iri koje transformer ibizi kuvuga kwa computer ntabwo ivuga nk'uko uvuga wowe. Ibizi ngo akesho bavuga mubare I bagakurikizaho love akenshi hatazaho you inyuma. Urugero reka nje nshyire hano you murebe you ifite iyihe code ID. You urabona ko bayita 545. Ngo akenshi ibizi ngo umuntu yandika I 40 agashiraho umwanya kano kantu agashiraho love bidara 1842 yashiraho you ifite umwanya nayo ikabyara 45. Akenshi bizi ko 40 ikurikirana n'igihumbi kimwe na 842 na 845. Computer ibyo ngibyo nuko computer ivugana n'abantu. Nuko buko computer ivugana natwe. Ntabwo computer ivuga nkuko uvuga. Uyitekereza uvuga ijambo rikunde bagubereza ijambo babu ijambo hanyuma ukamenya rikurikiyeho. Iyo ifata rya jambo ikarisimbuza umubare ikamenya kenshi ko uyu mubare ukurikirana n'uwo mubare. Nuko nkuko computer ivuga iri kwandika. Ni ibintu bitebwa ntabwo mushobora kubyumva ariko niko bigenda. Ni ibintu bigoye kubyumva ariko niko bigenda. Ndono no maze kubyumva nizere ko maze kumva uburyo computer ivugamo. ChatGPT rero nuko mwabonye tokenizer yamaze gusoma ibitabo bimitse kuri library ya library Genesis hanyuma bayihereza indi bibliothèque nayo yitwa Smashwords.
na hano hari ibitabo isomaho amagambo angana na tokenizers nizo nari gusobanura ibihumbi billion miliyari 12 ijya kuri Wikipedia yo murayizi mwese umba ibintu ribaze ko Wikipedia bundi niyo mu bwoko buremereye bwa Google buri ibintu byinshi ibaze ko ibintu biri kuri Wikipedia nta hantu bihuriye n'ibintu biri kuri Smashwords none ibintu udigeranje n'ibintu biri kuri Library Genesis na hano bihuri imwe ifite billion 3 za tokens indi ifite billion 55 mwumva ko Library Genesis irarenze irayikubye inshuro ngo ibaze ikintu cyasomye ibintu biri kuri Google noneho ikintu gitangaje ibintu yasomye kuri Google bingana 1 billion gusa ibaze ibintu byose usacinga kuri Google uzukora ibintu byinshi nalo bihuriye n'ibintu biri kuri Library Genesis ibi biri kuri Library Genesis bikubye ibintu biri kuri Google ni ibitabo byinshi koko ugereranyije ushobora gusanga igitabo kimwe cyo gifite n'amagambo 500 izo na token ni 55 baze noneho oya 50 ibaze noneho billion miliyari token miliyari 55 ibaze ibintu biri kuri Google biri ni ntano wapfa kubigeranyiriza n'ibintu biri kuri Library Genesis ni library iri digital ni bibliothèque iri digital nongiriye ibitabo byinshi cyane byose yarabisomye ibirangiye isoma biri kuri Smashwords ubwenge buryo isoma ibintu biri kuri Wikipedia irangije isoma n'ibintu biri kuri Google n'abantumye irangije gusoma n'ibintu biri muri archives ni ububiko bw'ibintu byama kuva internet yatangiye gukoreshwa muri public ibintu bijyaho akenshi bajya kubika y'ibintu muri yitwa way back machine ushaka kureba nka Google urugero ukuntu yatangiye isi ugiye hano usangaho backup ureba ukuntu Google yatangiye isi iyo website turayifungura ukayibona ubu habaye update bagenda bakora Google ukabona nisha ukuntu imenyere ubu ubona ko bagenda bamerera bagura bahindura ibintu hari ugiye ushobora kubaza ngo umunyereke ukuntu Google yari imeze nda mu mwaka wa 2000 bakayikoreka ko na archives bashyiraho ama backup Blogspot ni urubuga abantu bakora rw'amablog ushaka kugira ibintu byawe yandikira nawe hari ubumenyi ufite runaka ujya kuri Blogspot ugakoraho cyo nakwita website yawe ni blog musanzwe ko ni blog na hano bandika articles ukagishira ubuhanga bwawe n'ubu muduganga se ari ubumenyi ushaka gusangiza abantu ujya kuri Blogspot hanyuma rero iyo ni kurandoro tujya kuri GitHub aba program marita muza amakode abitse niyo library y'amakode y'aba program y'abantu bakora ama softwares niho babika ibintu byose ngo ne mavu ujya kubwira ngo ChatGPT ngo nkore dizi code ikazigukorera mu kanya gatoya yamaje gusoma amakode n'amakode udashobora kurangiza umubare kuri GitHub so ibyo nizere ko mubyumvise The New York Times rero nawe yasomye ibintu nka 1 billion tokens ngo niba nkibuka neza The New York Times iheretse kujya kurega ChatGPT ko yasomye ibinyamakuru byayo itayiha burenganzira ibaze ikinyamakuru uhereye cyatangiriye amakuru zose cyanditse amarosi cyanditseho araba kiriho n'abatakiriho byose ChatGPT barayifashe barayibihereza irabisoma ibyo irabizi hanyuma tujya kuri WordPress nayo ni urubuga zo twita CMS ni content management systems naho bwo ushobora gukora website wifashishije WordPress kubera ko ni ibintu ugenda ubuzahuza ntabwo bigusaba kwandika amakode ndetse ko hari n'abakoresha amakode bari gukora icyo twita customization kuri WordPress ariko ni iroroshye abantu bashobora kwikoresha ariko baragiye ChatGPT ngo isoma ama website yose yakoreshejwe muri iyo platform ngo bagiye muri database yayo kandi ushobora kumva umubare w'ibintu ChatGPT yasoma ni byinshi cyane ibyo bibyo ijya kuri Google Patents nayo ni ikindi gice cya Google kiriho na Amazon yasomye ibintu bingana na miliyoni 750 z'ama tokens. My goodness, this is too much. Hanyuma hari n'izindi more domains, hari n'izindi domains zirenga miliyoni nibyo mubona ku ruhande nazo yasomye. Izindi website zitandukanye tuvuge Daily Mail, tuvuge ariko n'Inyarwanda yarayisomye ko ndabizi ko ifite Ikinyarwanda kandi igomba gusoma ibinyamakuru by'Abanyarwanda n'ibitabo by'Abanyarwanda kugira ngo imenye Ikinyarwanda. Nuko nguko AI yiga. Iyi GPT 3 hari umwaka wa 2020 mu myuga ko bamaze gusoma ngubu GPT kandi n'ibice 5. Nuko ngo bafasha ibyo GPT 3 yarizi urumva
bakayihereza noneho n'ibindi kugeza uyu munsi. Noneho ibindi bintu byose byiyongeye kuri internet, za stati zawe, za message zawe, ushobora kuvuga ngo noneho mu mamere y'amabanga za stati zanyu ntago mbizi ko bagera muri database ya Meta, ariko Meta nayo ifite izayo. Meta ifite Rama niyo nka ChatGPT ya Meta. Nwango Rama rero no bayitoreje ku bya amadoniya ya Facebook. Nwango irakuzi, barabazi mwabantu, ibigano bya byose ndaje kubera ikigano bya byose ku murongo barabifite. Iyi maze gusoma bino bintu rero, ibyo babyita training AI, bayibaza ibibazo bitandukanye bakara niba iri gusubiza kubera yarisomye, kuko niba ari ikintu cyihuta nizi AI zirihuta kubera ko zikoresha icyo mita microprocessors. Reka mbere ku rugero, iyi page ndiho ahangaha ni nama models atandukanye y'ibigo bitandukanye, igihe barangije kuya trainingira, n'imbaraga byatwaye na chip zakoreshejwe n'imesi byamaze ziri gusoma ibyo bintu. Noneho uramutse ubishyize mu myaka, ndaza kubisobanura ibintu igihe byatwara, ubihaye nk'umuntu ariko umuntu utakunda. Reka mbisomereye. Nuvuga ngo GPT-3 ryamaze kubabwira, yarangije gutozwa mu kwa kane 2020, yakoresheje amachip yitwa V100. Aya machip akorwa n'uruganda bita Nvidia. Angaya na yakera habaze gusoka izindi nyinshi ubungubu, zibageze kuzirukana zikubyiza ingizi inshuro, ko maze gukora nizimaze nizurida no supercomputers. Supercomputers zo nabwo turatangiye kuzibona cyane, kandi niyo ko tundi iteye ubwo, ariko none batangiye gukora no microprocessors, GPUs zirenze inshuro hafi 20 supercomputers. Nwango GPT-3 baraje ku training mu mwaka wa 2020 na yuzi bakoresheje amachip ya V100 na Nvidia. Baraje bakoresha izi T-flop ni navuga ngo n'imbaraga zo kwiga zari ama microprocessor, ni imbaraga zo guteranya, zo gukora imibare vuba vuba. Voilà. Hanyuma chip zakoreshejwe ni ibihumbi 10 bano batoza iyi GPT-3. Byamaze iminsi 15 iyi misoma bya bintu irimo ibyiga. Kuko iyo ujya gutraininga AI uyihereza ibintu isoma, warangiza ukajya kwiryamira cyangwa se ukagenda ukazagaruka yarangiza kuyibaza ibibazo je twita kureba test, ukayitestinga, gukora validation, ukarana ibyo iko ibintu bikora bimeze neza, wabona yujuje ibyo wayishyiriyeho kuzuza. Hari amanota igomba kugira mu gusubiza, hari bizamini ugomba gutambuka. Iyo bitambutse ubibaza ibintu bitandukanye, byo nzabisona niba ngombwa. Iyanyuma iye hano mubona y'inyuma MMRU, ngo ni test bakereza ama AI. Ubungu byarahindutse, nabari yo nyine bagikoresha ubungu, basuka bakoresha nyinshi cyane. Ku ingiyi ni test bakoreshaga, hari indi bito GPQA ya Google. Ingiyi ni ikibazo babaza ku buryo udashobora kukibona kuri Google. Niyo bakibona kuri Google usanga igisubizo ari kucyumva, ni ikibazo umuntu ashobora gufata mu mutwe. Iyo ni indi test basiga bahereza ubungu AI kugira ngo bamenye ubwenge bwayo. Ngo ibindi byaragiye zirabirenga, zikajya zisubiza. None basanga zizi ibintu byose biri mu bitabo, ibintu byose byanditse ahantu kuri internet n'ahandi abantu bazi, ariko mu bibazo by'ubuzima busanzwe ntabwo dushobora kubikemura. Ibyo rero basanze bitakiri nk'uko bakoresha MMRU mu kuzipimira ubwenge ziza, ahubwo bakoresha n'ubundi buryo. Hari ubundi bita SM8K, ubwo n'uburyo bwo kuzihereza imibare, ibizamini by'imibare ku bihe ibihabwa n'abahantu b'abagabo b'abahanga cyane. Ibyo ngibyo nagiye mu byinshi gusa nariko ndandi kubereka byakomye ni 15. Hanyuma iyo bishyize mu minsi, iyo babishyize mu minsi isanzwe badakoresheje izi chip 10,000, bakavuga ngo ni chip imwe igiye kubikora, byari gutwara imyaka 500 ngo zibe zirangije gusoma ibyo bintu. Zabikoze mu minsi 15 gusa. Ntushobora kumva ibintu abantu batumva wenda ibintu bya GPUs, uburyo zikora cyangwa computer uburyo zikoramo, ibintu byabagora kubyumva no kubyemera. Hanyuma byatwaye miliyoni 9 gutoza. Nuvuga ngo umuriro bakoresha izo GPUs baguze cyangwa bariramo abakozi bahenze ba patrons, anga ntabwo amafaranga arimo agashiro kabo bakoze. Byatwaye miliyoni 9 z'amadolari. Nureba n'izindi ingi yaramani ya Meta, neramaga kabiri ni ya Meta, Gemini ni ya Google, wala Grok ni ya X Elon Musk,
hanyuma umuntu usanga buraza gusanga iyahenze muri zose ari Gemini. Gemini rero mwabagabo mwe ya Google yatwaye miliyoni 840 amafaranga. Urabona ko yatwaye chip, bagukoresheje chip 57. Izi chip zikorwa na Google ubwazo, ni zimwe muri chip zikomeye ubu ngubu zigezweho mu kuba zatoza. Ariko reba havuyemo yatsinze kuri 90%. Numva ngo yatsinze kuri 90%, yitsinde ku manota hejuru y'ubwenge bwinshi. Ntungire ngo izi ngizi amanota wayagira uri umuntu y'ukuntu. Byo nzabisobanura uburyo yasiturusha ubwenge. Byo nabyo ndimo kuvuga ubu ngubu. Hanyuma mumaze kumva uko yiga. Iyo umaze kwiga rero, umaze kwemeza ibizamini yatambutse, ibizamini bamenye ko ufite ubwenge, ayishyira ku isoko. Akonto bita parameters. Parameters rero byo nabagiye kwinjiramo cyane. Reka mbirekera ahangaha mugabone kujya kure kuko nabashaka ku video itinda ko ndashaka ko muzumva AI ku buryo mwumva AI mugatandukanya AI na tools. Reka tubyihorere parameters, reka ne kuzivuga mumaze kumva ukuntu itozwa. Noneho reka tujye kwigana noneho uburyo ikoreshwa. Indiye ukoresha ChatGPT ugomba kuba ufite account. Iyo udafite account uyikoresha nyine ibintu biguruka, ntabwo ibibika, ntabwo ishyira muri memory. Hanyuma reka turebe screen dufite imbere yacu. Iyo ufite screen, iyo ufunguye ChatGPT wamaze kwinjiramo cyangwa se no utarinjiramo, baguhereza hano uri bwandike icyo twita prompt. Prompt ni ahantu wandika amagambo ari bugufashe kuvugana na AI n'ubwonko bya bindi bibitse byizwe byasomye mu bitabo n'ama website n'ama video n'abantu bagenda bareboring. Icyo bita kureboring ngende uvuga ati iki ngiki ntabwo cyari cyo, ni iki ngiki ugifate gutyo. Hari abantu nabo bagenda bashyiramo utwabo cyangwa bakayemeza ati ibi ngibi ndumvuze byinshi ariko ufata iki ngiki nicyo kuri. Hari abantu bavalidatinga ubumenyi bwa AI bakoresheje intoki bisanzwe, cyangwa se uvuga ati okay ndabona ubudaha ibisubizo biri ariko ugumye ufata iki ngiki. Nawe iri gutangira gukoresha ChatGPT uzabirebe akenshi ari guhereza ibisubizo bibiri. Ubashije icyo kimwe twaguha ibisubizo bibiri. Noneho rero irakoze mu gisubizo cyiza ni iki. Ibisemo B cyangwa A irayibika ikajya gusubiza ikurikije nko yagusubiza A. Ndaza kubereka uburyo noneho ushobora kuyisetting ikajya gusubiza uko ushaka. Ndaza kubereka. Hanyuma ibyo ngibyo bijye ku ruhande. Iyo abantu benshi bagenda batora wenda A cyangwa se bagenda bagira ati a ifata A akabeza ikoresha mu gusubiza. Icyo ngicyo kigiye ku ruhande, nizere ko mumvisha ukuntu igenda imenyera gukorana n'aba. Hanyuma no ufungura GPT rero uzasangaho ibice bibi. Igice cyo ukoreramo workstation n'igice cya settings cyangwa ma tools cy'ibumoso. Anga y'ubumoso rero ngene ukoresha press code irishyuye, ariko nushaka guhindura model nibyo nandi kubabwira. Rimwe GPT rimwe ni model, GPT kabiri ni model, GPT gatatu ni model, tugeze kuri GPT 4.5. Hagiye gusoka GPT 5. Turategereje muri uyu mwaka, kandi nisoka batubwira ko tuzatugeze muri AGI nkuko ChatGPT nkuko abayobozi ba OpenAI bakomeza kubivuga. Sam Altman aherutse kubitangaza. N'abantu AI iri kwirukanga. Hanyuma rero ujye uhitamo model. Ni gute uhitamo model yanditseho 4 cyangwa 3 cyangwa ikindi umubare wari wose. Tugira rero model z'ubwoko bubiri. Model zibitse mu bwoko bw'ama GPT models cyangwa GPT series models, akazana only models. GPT series models ni izindi zizajisanga nka GPT 1, GPT 2, GPT 3, GPT 4. Uwo mubare iyo ntamo hatabanza umubare habanza ibihinditse buta omni. Omni itandukanye n'ama GPTs ni izo ukoresha mu buzima, nizikoreshwa n'abantu starinze gutekereza ibintu byinshi, zakoresha ubwenge buhambaye. Izo ngizo zikoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, nko kwandika inkuru se, abantu bashaka kwandika amaretere, abantu bashaka kwiganirira, abantu bashaka kwibwira ibintu biraho byoroshye, kuyisaba gukora utuntu twose nko kuyereza amagambo, kavuga ati aya magambo nubwo ari igihumbi cyaka kuya uyahinuka yadina amagambo 200, ariko agakomeza akavuga ibyo yavugaga. Ibyo ni ibintu byoroshye, nabwo ko ari ibintu byose bidasaba kwitekereza cyane. Ibyo ngibyo bikorwa n'ama GPTs. Hari GPT 4.5 niyo yanyuma. Nubona hariho ngo turbo, ukabona hariho ukabona hariho mini, ukabona hariho akandi kani nyuma, ubwo bazaba bagerageje kuyuza n'icyo bita mini omni, bazaba bagerageje n'icyo bita omni series. Izo ujye uzikoresha mu gihe ukora ibintu bisaba ubwenge bwinshi.
ntabwo abantu benshi bakeneye omnis, kubera ko abantu benshi bibabaza abantu benshi babaza ChatGPT usanga bibaza ibintu bisanzwe ngo ninde perezida wa Amerika, irabizi ibyo ntabwo bisaba gutekereza, ihita yinjiramo direct muri bya bintu yizigati kubwira. Ariko iramutse yayi n'ikibazo gikomeye kirimo amaformule ukagira ngo inyoni yahagurutse muri Amerika egiye mu Budage irangije inyura muri Atlantique ikoresha iminota 30 igaruka mu Buraya ikoresha iminota igaruka, ibyo bintu birimo icyo mta ama steps yo gutekereza. Igomba gufata agace kamwe kakigaho ikajya gafata kandi kakigaho igafata kandi kazishwe, ibyo ngibyo bijya muri deep. Ibyo ngibyo bisaba icyo bita omni models series. Ni models zitwa omni, hari omni rimwe, omni kabiri, omni no muri gatatu. Ndumva ubu ngubu hasotse omni gatatu mini iteye ubwoba, niyo tugezeho ubu ngubu. Nubwo bafashe omni zirahenda zindi kuko zisaba imbaraga nyinshi, ibyo bita computing power, nubwo zitaba ama GPUs gutekereza cyane. Ibi birahenda cyane, akenshi nago bahereza abantu batishyuye. Niba utarishyuye ukayibonaho birashoboka kuyikoresha, ariko ntukapfe kuyiselectinga kubera ko iratinda gusubiza, kubera ko ibiri gutekereza. Ngo mu yo gutinda cyane nanga hagati y'amasegonda nk'abiri n'icumi yakabije kugira ngo bigusubije. Ariko muri technology ibyo no gutinda twabitanga latency zirushanwe zo mu gusubiza vuba, murabona ko uratapiga kitahiro gusubiza. Rero yidasubiza isubiza itinze kurusha izindi, iyo ngiyo ifite amanota make ya buryo. Rero omni zitinda gutekereza kandi zigatwara power nyinshi zikanahenda mu mafaranga. Nuramo kuguza ama tokens nukazishireho kuko ziraguhenda mu gihe utajya gukoresha ibintu bisaba gutekereza cyane. Izere kuri kubyumva. Hanyuma GPTs ujye uzishyiraho mu gihe ugiye kuganira bisanzwe. Usa hano handitse ngo hano hejuru handitse ngo modo gakanda, urabona ko ari muri modo. Ushobora gufata nkingi ni GPT-O ni O, ariko yiri rapide yuza kubera ko bayihuje na omni, ariko izubwenge cyane. Nkingi kandi nicyo bitanu itariho inyajwi yayo yose. Iyi ngiyi niyo bikoresha mu bintu bisanzwe, ariko ushaka gukoresha ibintu biri deep research, ubushakashatsi bukomeye, ushaka kugira ngo yige maruma iri kwiga cyangwa utekereza ibintu bitindeho, ugifata iziza O gatatu, O kane, omni cyangwa se O bimwe ni igiza uptaho ngaho. Murabona ko hari iyo bita GPT 4 yasimbura GPT 5 igiye kuvana ku isoko tariki 30, isigaje iminsi ningo nsongere kuyibona ahanga, irabivuye ku isoko. Hanyuma rero GPT 4O ni ingi n'ubundi bahuje na omni, ngo ikora akazi gatandukanye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nuvuga ngo gusobanuye icyo modo bazihitamo bagendeyeho bitewe n'ibyo ugiye gukora. Ndaza kubwira no kubandika prompt bagiye gusaba AI gukora ikintu icyo cyose runaka. Murabona ko bashyizemo na Soha rero ni modo ikora ama video inshyashya. Abantu muri Amerika ngira ngo murayipita ubu ngubu, muri Afrika sinzi niba bari bayishyiramo, ariko mu Burayi naho twe murabona ko bamaze kuyitugezaho. Hanyuma icyo ni ikindi, tujye kuri Explore GPTs. Muri Explore GPTs ni iki? Izi ngizi ni custom GPTs, ni GPTs abantu bikoreye ubwabo, ariko bajya bazikora icyo navuga cyo bita nka fine tuning, cyangwa se bitewe na domain abo bantu bakoramo. Urugero kaze ndebe nk'abantu bakora video, ushobora gukora noneho video uyikoreye muri vid murayizi ni website ku ruhande vid.io ikora ama video yifashishije AI. Noneho bayihuje na ChatGPT, ngo ushobora kuyinstara muri ChatGPT yawe ugatangira gukora ama video kuri iyo website, ariko ukayakoreramo hano muri ChatGPT. Reka nze nyinstare chat. Ninangira guchatinga hano naba nangiye guchatinga na vid.io nka website. Urugero, make a video of a cat cooking with a lot. Voilà. Kase turi nemereye GPT ko igenda gukoresha vid.io. Do you want to purpose the video into social clips, access VT clips? Do you want to create AI videos from text, video, text? Okay. Mwango katugende hariya
Donc video ngiyi, your video project is ready to be generated. Clear to finalize it. Reka nkande ndebe. Voilà. AI generated video. Urabona ko mbikoreye muri ChatGPT bahise banjyana kuri video.io. Urabona ahantu gukoresha abangaba bo muri iyi company ya vid.io nibo bahuje vid.io na ChatGPT. Reba video hano isa naho irangiye. Where skill knows no species. A cat and a rat join forces at the kitchen. Nubwo yaro bihuriye n'ibyo nashakaga, ariko byize mubonye ko impamvu mubona bidahuye neza nuko ariko ntabwo nakoze script nziza. Musiko abantu bakora video ugomba gukora script isobanutse, nakoze script iri aho ngaho, ariko murabonye ko byibuze video yo yakoze. Ngo nuko bakoresha custom GPT. Nawe ubwawe ushobora kwikorera custom GPT yawe. Reka mbereke n'indi yitwa Canva. Ushobora gukora n'ikintu muri Canva ariko nyikoreye muri ChatGPT. Mwebwe ngo murera banner, murera frame, muri ikintu cyose, hanyuma ibyo bikorerwa hanga. Nagira iyo ubona ukayikunda uzatwifata. Ko harimo nyinshi cyane bitewe na domain urimo. Harimo izikora SEO ranking, nawe ushobora gukora trending, ushobora gukora image generation, ushobora gukora ibintu bijyanye na hano writing, abandika ibitabo cyangwa se ibindi bintu, productivity, abakora research na analysis, education, abakora mu byo kwigisha lifestyle, abakora programming. Harimo ikintu bita GPTs nyinshi cyane. Nari nshaka gukora GPT yanjye create GPT, sorry, hano configuration, nshyiraho logo nshaka, nashyiraho izina ry'iyo GPT, nak GPT niko nyita, nkavuga ikizagikora niyo wenda kwigisha abantu AI, n'urugero nkabyandika instruction, neza instruction izagikurikiza noneho. Ujye ubikora gutya, ukore gutya. Hanyuma conversation starter igitangizwa n'ijambo, aya amagambo ushobora kwandika umuntu ajya kandaho. Iyo ubona ifunguye nk'ama chat GPT cyangwa se izindi LLMs yazarizo zose, bakunze kukwereka amagambo ushobora gukandaho ugatangiza ikiganiro. Ari amagambo niyo twita rero n'amastarter. Ushobora gushyira amagambo startinga icyo kiganiro na GPT yawe wakoze bitewe n'ibyo wayitojemo, hanyuma akaba izivyo izagiheraho iri kuganiriza uwo muntu uzayitamo, kuko hari muri library nawe ushobora gushyira muri aho ukayisaving. Hanyuma ushobora ku-uploading ama files yigirapo, ushobora kwiga ibintu bitewe n'ibintu wowe uyihaye, ikazi ikabyiga. Ngo nyihaye igitabo runaka ngiye nanditse, wenda ibisome kuri company yanjye, hanyuma bagiye igisubizo bijyanye na company yanjye bivuye muri iki gitabo cyangwa se bitewe. Hanyuma nyemereye kujya kuri website, kuri web ikasearchinga amakuru, nyemereye kujya gukoresha Canva gukora amakode, Canvas niyo ukoresha amakode. Hanyuma IFO gukoresha iyi model ya image generation, kuba ishobora kugeneratinga images iri kuganira n'umuntu. Hanyuma nyemereye kuba yakwinterpretinga code no gukora data analysis. Ibyo ni ibiterwa n'ibyo ushaka gukora. Ubwo ahangaha no gucreatinga GPT yawe nkuko ziriya mwabonye bazi creatinze, bakazihuza nabo na ChatGPT, nabo ni gutyo babikoze na ahangaha banyuze. Hanyuma ushobora gucreatinga projects. Iyo ushaka gucreatinga, iyo uri gukora project ngo ushaka gukora umushinga runaka, ariko umushinga uzakina gukora mu chat menshi, kubera ko ChatGPT sigaye ifite memories, iribuka bitewe n'ibyo mwaganiriye. Iyo ari project ireba ibintu biri muri iyo project byose, akaba ari igenderaho iri gusubiza. Ngo uyu munsi ushaka gutangiza umushinga wo korora amatungo runaka, navuga ati ngiye korora, ikiganiro cya mbere kunkorera umushinga. Noneho ikiganiro cya kabiri, kuko ibiganiro ushobora kubihindurira amazina hano, rename, urabona cyangwa amaze kugira nacyo cyo ngo ipusi iteka, vuga ati wenda cut video, urumva, kugira ngo nyine bijye bikorera kuziklasa, kuzirebaho. Bati bo project plan, iyo ni ikiganiro cya mbere. Iyo ikirangije ushobora gutangira ikiganiro cyane, no batangira ikindi kiganiro, ariko ukabikora wagize muri ya projet yawe. Tuvuge ko ari store, voilà, store, I'm creating a folder yanjye ya store ngiye yageze hano,
nshobora gutangira ikiganiro cya mbere study, urumva wala strategy for managing a store, urumva for managing. Iyi ngiyi niyo bya jambo nakubwiye ritangiza ikiganiro. Ngo n'urugero hano, n'urugero nkoresheje murabona isitangira kuvuga. None ikiganiro kirangiye, tuvuge ko ikirangiye, nshobora guhita nangiza ikindi kiganiro. No by'iki kiganiro bikajya bibera muri conversation ni hano. None ni wenda n'ikindi kiganiro kijyane na no kurangura no kugurisha cyangwa se na marketing, nkayikora nayo ikiganiro cyayo. Ibyo nicyo twakwita project. Aha ni ibintu mwagiye muganira nayo. Ni library na hano harimo ibintu wowe wakoze. Niho hano amafoto y'ibintu nagiye nkora muri library yanjye. Umuntu wari wambwiye ko afite ikibazo cy'uko AI igira gucyo ikamuzanira ibintu bitari seriye kandi ari kuvuga ibintu biseriye. Niba ushaka kuvuga ibintu bitari seriye cyangwa ibintu by'amabanga y'ibintu bishaka izajye kwibukiraho, ujye ukoresha temporary. Temporary ifashe ntabwo ibika ibiganiro wagiranye. Ibimara no gusa iminsi 30. Iminsi 30 irangiye irabisiba burundu. Ibyo biganiro bikagenda ntizongere kubigarukaho ukundi. Yitabisibye iri kuganira nayo, iginyuma igafata ibiganiro bya byose mwabuganye, ikabisoma ikabona kuza gusubiza. Iragenda ikureze manyine, ikagenda imenya ukuntu ukunda kuganira, ukuntu ukunda kubigenza, ikamenya uko zajya kuvugisha. Nushaka gukoresha ibintu bitari seriye, ujye ukoresha ibintu temporary kandi ukreating chat insa, hanyuma inyongera bizajya bivanga n'ama chat yawe. Ndadukora ukuntu chat zawe ibintu byose wavuganye na AI kuva ukifungura na ChatGPT yarabibitse. Ushatse nabi downloading, ndaza kubereka, ndaza kubikora mu kanta. Anyway, nta kintu kijya kuri internet kibanga kirimo. Ibibazo muranutsa kuye ku bintu byose waganira na ChatGPT abakubonye mu mutwe. Niyo mpamvu ChatGPT ziratwiga, ziratuza, AI iratuza. Ikaje tubireke kwikomereza. Hano hagati murahazi ko ari wabera ibiganiro workstation, anaho windurira moto. Iburyo hejuru rero naho tujye kwiga. Ahangaha haratangaje, harakomeye. Reka nkwereke. Nukagari ya hejuru urabona nanditse task. Nukuri amatask wa creating. Ishobora kugira ireba task buri munsi, ikajya kubwira amasaha ageze, ikaguhereza notification, ikaguhereza notification ngo amasaha yageze, none uyu munsi harakorwa iki cyangwa se harafingiki. Niba udashaka kwibagirwa ikintu cy'ingenzi, uzakire ukoresheje mini automation, urayigira ngo uyu munsi cyangwa se igihe kinyi cyangwa se nyuma y'iminsi nini cyangwa amatariki ya nangaya ujye ukora ibintu. Ibi ngibi bikorwa ahangaha. Nujya muri task uzajya ubisangamo. Hanyuma ahangaha twari turi customizing no muri settings rero amatask n'umundi washyizeho task igikora push notifications. Izo notification ubona kamanutse muri telefone, ukabona karamanutse nko kuri message. Email ni igihe kwandikira muri email yawe. Iyo nta kintu kimwe ushaka kuvugana nawe muri email ugakuraho na push ukayikuraho. Na notification ni mushaka mu gihe ufite amatask wayihaye. Ariko niba ufite amatask warabwiye ati jya amatask, umunsi wayihaye ikagera irapushinga notification cyangwa se ikakohereza email iyo ukunda gusoma email. Customize my ChatGPT rero. Ahantu umuntu wese ukoresha ChatGPT yagombye kuhagera akahibanda. Uzaze uyibwire izina ryawe. Nutagira izina ryawe n'ubundi, ariko hangaha ukagenda uyibwira ati nitwa guca mu biganiro, kubera ko ite memory cyangwa se ite kwibuka izageraho ibifate igibi guhamagara. Ariko ni byiza kuza kubibwira hangaha ikajya ibyibuka, kamenya no kuzajya guhamagara. Hanyuma what do you do? Ushobora kuyigira ibyo ukora. Uyibwiye ibyo ukora imenye ko ikuganiriza. Ushaka ko imera gute? Iri kunyita bro, ibintu bihinduye uyu munsi. Iri kunyita bro kubera ko nasizemo ngo Gen Z. Usizemo ngo Gen Z ikoresha amagambo nyine y'urubyiruko. Naribaza ibitsi narayibanye seriye, imbwira ibintu biseriye. Umunsi naje ndabwira ngo no hindura ujye umbwira ngo ujye umvugisha nk'abajene.
ariko ntabwo ari ngombwa. Ushatse wowe wandika ibyo ushaka, ushatse wakwandika gutya, I am a manager, urumva, talk to me in a formal way. So ujye umvugisha mu buryo buzima bwubashye, burimo kuba bitewe n'uwuriwe, kugira utaje kuganiriza iri gushyiramo za bro kandi uri nyakubahwa. Ariko niba ushaka kwiba chat cyangwa se i-chat n'uvuga ngo nyine byoroshye ibintu igakomeza ubuzima, uraza ugakanda be talkative and conversational, urumva ibaye chat. Straight shooting, tell it like it is, don't sugarcoat responses. Ibana ujye uvuga ikintu ko kintu ugashaka kugusiyiriza. Niba uvuze ngo niba ndi umusazi umbwira ngo uri umusazi. Gen Z, talk like a member of Gen Z. Uvuye nk'umuntu wo mu jenye no mu bigezweho, ushyiremo aya magambo yo ku muhanda. Bya magambo yo ku muhanda murayizi abashani basigaye bakoresha. Forward thinking, take a forward thinking view. Tradition ni have a traditional outlook valuing the past and how things have always been done. Ugenze gake jwanza buti ibintu, ugenze gake wasitekereza kuntu ibintu bikorwamo ubone kuvuga. Mbese n'umugwereza ni nko kwigisha umwana ngo nogiranza kubona abantu bakuru, ujye witonda kuvuga, ubanze utekereze cyangwa se ubanze waze niba ugomba kuvuga. Nige cyane nuko kuyihera amategeko y'uburyo mubana. Hanyuma ngaha niho uyihera noneho I am from, urumva ndi ibingi. Personalization noneho mu personalizing ahangaha niho twari tuvuye mu kanya nahabuze. Hanyuma reka tujye kuri speech. Ushaka ko izajya kuvugisha muri ururimi rwawe, niba rutarimo hano ukoreshe auto detect, ariko byaba byiza ufashe ururimi ahangaha izajya gusubiza mu rurimi ibyo uzajya yibaza. Hanyuma ijwi uzajya ikoresha, I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait to get started. So what's the game plan? Voilà. Uyu ni cove. Ushobora guhitamo mapo ni umukobwa, you know? Okay, fine. Data control. Ahangaha rero nk'abantu, data control ni ukontrola amadata yawe. Ibintu byose uvugana na ChatGPT. ChatGPT ifite ibintu ikuziho. Ibyo bintu ukuziho ushatse wabi exporting ahangaha. Email ikambwiza ko my data export is ready. Icyo gihe njya kuri email nkajya gufata amadata ajyanye n'ibiganiro byanjye. Gmail kuko ihita ibyohereza kuri email yanditseho iyo account. Kumva nyaboneka dore ngiyi hano download. Murebe hano ikiganiro cyose nagiranye na ChatGPT, nawe ikiganiro cyose wagiranye na ChatGPT, ibintu bita data rero. Ibi ngibi niyo makuru bagufiteho, nyaboneka. Utazabona abantu mu minsi iri imbere yo kujya kugira ngo turakuzi, ngo mwamenye gute, kumbi ibintu n'ubavugana na ChatGPT hari umuntu wabiguyeho wenda wabidownloadize se cyangwa se watasize ufunze neza ChatGPT yawe akinjiramo agafata ibiganiro byawe. Uribaza ibintu bizakurikiraho, yarangiza no kubifata akabifata no akabijyana no indi AI runaka akabwira ati nyigira uno muntu, urebe ukuntu avuga, urebe ukuntu yandika. Ibiganiro byose wagiranye na AI uhereye birimo hano. Ibi mfunguye ni ibintu byageragiye horana na ChatGPT kuva natangira kuyikoresha. Ngo byose ari amafoto nayihaye, ari byo nasabye kwinkorera, ikoresheje Dari, kuko ikoresha na model ya Dari murayizi ikorera amafoto. Byose ibi birimo hano. Ibi byose ni ibiganiro nagiranye na ChatGPT kuva natangira kuyikoresha. Hanyuma iriya JSON ni file ushobora gukoresha, nanjye ngiye gukoresha muri AI cyangwa se HTML. Ingini nka website nanone inyebere ibiganiro byose nagiye ngirana na AI kuva igihe natangiye kuvugishiriza kugeza uyu munsi. Ngo nshobora kubibika, nshobora kubyimprima. Ibi ngibyo ni byisoma ikamenya umuntu ivugana nawe uwo ari we. Ibaze ko abantu bose bayikoresha ibafite ibintu nk'ibi ngibi. Abantu bose bakoresha AI ibafite amakuru nk'aya ngaya. Bose muranyumvira. Hanyuma mukamera ngo AI ngo muzayishobora. Iratuzi ndetse iza na tugira uko ishaka. Mu byemere cyangwa mu bihakane bitewe nuko muyikoresha. Niba muyikoresha nabi nakazi kayo. Hanyuma rero nababwiye umuntu uzi yuko ashaka kwigira ibintu by'ubugori cyangwa se bidashinga cyangwa se birimo amabanga, ajya akoresha temporary
kugira ngo ibyo zazabibika muri biriya bintu, hakagira umuntu bigwaho, hakagira umuntu ubikoresha ikindi kintu, cyangwa se ikaba yajya ibyigiraho ikajya gusubiza yende kuri ibyo bintu kandi wenda nta hantu bihuriye nawe. Mujye mumenya ko mwitwara kuri AI nyaboneka. Hanyuma iyo irarangiye, reka ndebe indi settings isigaye hano. Ni connected apps, connected kuri drive yanjye Google Drive, nashobora kuri build a profile. Jewe ni nkoresha ngaha muri ibita platform yabo muri playground yabo, ntabwo ngiye ibyo ubikeneye. Hanyuma ushaka kubw'umutekano wa ushaka gukora log out ahantu hose wagiye login utabizi, warafashe telefone y'umuntu ukarugijyana ugakoresha ChatGPT kugira ngo atagwa kuri aya makuru yawe. Ahantu hose uje muri security, uje kuri multi-factor authentication, anga ni yandi 2SV cyangwa 2-step verification, handi bagusaba gukoresha ikindi kintu mu gihe umuntu yaroginze in. Uye enabling niba ubishaka umutekano ubuzuye. Ni ushaka kuroginga out ahantu hose wakoresheje ChatGPT yakora aya makuru maze kumenya nonaha, ukande hano itiroginga out ahantu hose wigeze ukoresha ChatGPT kugira amasaje umuntu winjiramo akadownloadinga kuri amubibonye nyaboneka. Ashobora kwinjiramo agasana na email yabifunguyemo n'urugero akaba yabidownloadinga, akaba yabibika, akabitwara, akabikoresha ibindi bintu utazi. Kuko urayifata ukongera ukayigereza none ChatGPT ukayibwira ati mera za resume y'ibintu muri kuvuga, cyangwa se nshakiramo amakuru ameze uko, nako kanya AI nako kanya kubirebamo nabyumvise. Hanyuma subscription, ibi ngibi ni by'abantu bashaka kwishyura, ntago nikiza ko abantu bikira. Hanyuma rero mumaze gusobanukirwa platform yose ya ChatGPT uko ikora n'uko imeze, ngiye gusobanura none uko bandika prompt. Nzakora video yako, video yamaze kuba ndende kandi simba cyako gukora ibintu binini. Ngiye gukwereka uburyo bwo kwandikamo prompt, uburyo bwiza nibwo gukoresha. Ndazokoresha icyo nita tag. Hari prompt frameworks eshanu nshaka kuzigisha muri video ku ruhande, muri video ku ruhande uburyo bakoreshamo prompting. Prompting ni ukuganira n'ama AIs, LLMs cyangwa se izindi zaro zose. Nungo ngo iyi ngiyi rero ukuntu ngiye kubigisha kuvugana nayo, murajya mukoresha tag cyangwa se tag mu magambo make niyo yose kuyifata, kuko hari n'izindi mfite nka RTF, ngafite BAB, PTK na Rise. Iyi ngiyi rero yitwa tag, niyo ngiye gukoresha kugira ngo mujye mumenya muyikoreshe iyi formula cyangwa se iyi framework muganira na AI kugira ngo basubize neza ibyo mushaka. Iyi ngiyi ikoreshwa iterera, ni task, action na goal. Nungo iyo uganira na AI abantu basanzwe cyane izindi zo zayisobanura n'abantu bafite ibindi bintu bakora wenda byihariye. Tag n'abantu bose nkikiza ko dukoresha AI akenshi tugikumuntu dukoresha tag. Mujye mubyibuka kuta mukoresha task, action na goal. Task, action na goal bisobanuye uyihereza task, uyibwira task iri bukore. Urugero tingere byiranga nateguye urugero ruvuga ngo personal finance, ushaka kuvuga kuri finance, ibintu byanye n'uburyo ukoreshamo amafaranga yawe, ukoreshe tag, urakoresha task. Ngiye kwibwira ngo organize my monthly budget, nyo nkorera uburyo nzajya mwese mu mafaranga yanjye buri kwezi. Niyo task ngiye kuyiha, niko kazi ngiye kuyihereza. Action ubishyire muri category, ubishyire mu byiciro, hanyuma unyereke n'amafaranga agomba kurenza muri buri cyiciro, cyangwa se amafaranga nakoresha muri buri cyiciro. Goal, intego yanjye yo kuza kukubaza ibintu nuko ngamije ko nabona byibuza amafaranga umubare runaka buri kwezi usigara awizigamira. Iyi ni rero bita tag. Urwo nugero rumwe ndaza turugoshe turebe. Hano urugero rwa kabiri ngo kuri tag n'ubundi ni gute nakora career development, ni gute umwuga wanjye na uteza imbere. Uje kubaza ChatGPT uburyo wateza umwuga wawe imbere ariko ugakoresha iyi formula cyangwa se framework ya tag. Wabigenza gute? Wayibwira ngo tag ni task kwanza, akazi ushaka gukorera naka improve my public speaking, ushaka kuvugurura uburyo uvuga mu bantu, ntago umenyere kuvuga imbere y'abantu. Nk'ibyo ukora kuri YouTube hari abantu batamenyera, abantu batabishobora, biragora murabizi. Nako byaratugoye buriya. Hanyuma ngo improve ni task ushaka kwihereza wowe, uko improvinga uburyo uvuga mu bantu. Action, outline practice exercises, iguhereze uburyo uzajya urepetamo cyangwa gusubiramo kwiga kuvugira imbere y'abantu. Hanyuma goal, confidently present at the next month meeting.
ushaka ko mu nama ikurikiraho uzaba uhagaze imbere y'abantu udatitira, cyangwa muri video yawe y'ubutaha ushobora kwandikamo video next video, reka nandikamo next video, reka rero tujye kubikora ukoresha iforme. Niyo wayitwara gutya bikoze ugatuhereza ChatGPT biroroshye. Reka njye muri chat ahangaha, reka njye muri ya projet nakoze uyu munsi yo kuganiriramo, nibwire ngo paste next month video, reka mureshe video. Okay, reba niyo wabikora kuriya, got it, is an outline of practice exercise to help you improve your public speaking and confidently present in the next month video. Dore rero uko uzajya ubigenza buri munsi iminota 10 ya warm up, script practice iminota 20 usoma, write an outline with what you will say in the video, ujye wandika ibyo uzavuga muri video yawe. Mirror practice, ujye imbere y'ikirahuri iminota 15 uvuga ibisubiremo. Storytelling drills, pick random topics, fata ibintu biraho bibonetse ku kanya random, ubisobanura mu minota 2 hagati mu 2 without stopping, udahagaze. Ujye kuvuga buri gihe utangira n'ibintu bisobanutse, clear beginning, utangire mu buryo busobanutse. Wala practice and pausing exercise, wige kuvuga pacing, wala pacing ananje menya nane tu pacing and pausing exercise, not short. Uburyo uvuga wihuta n'uburyo uhagarara ugabanyamo cyangwa se ugahagarara ukaruhukamo gato. Audience simulation, gather a few friends amagaji zawe zicaze nyabona uzikoreraho exercise, witoreze uko gukora video ya YouTube. Confidence boosters, 5 minutes right before each practice session, remind yourself of past process successes. I can do this. Wala hanyuma yagukoreye plan kuwa mbere gibi, kuwa kabiri gibi, kuwa gatatu gibi, kuwa kane gibi, nyuma uzajya kwira ku nama yawe byanjye. Iyi ni formule nkoresheje yitwa TAG cyangwa tag. N'izindi formule na RTF cyangwa se role task na format zakora nazo n'ingero zirahari zabisobanura. BAB, before, after and bridge, mu gihe ufite ibintu bibiri ushaka before na after. Care, mu gihe ufite context, action, result na example. Hama ukagira role, lies, role, input, steps, expectations. Ibintu nzabivuga muri video yagikurikiraho. Ashaka kurekera ahangaha beretse uburyo ukoresha mu ChatGPT, mbasone ChatGPT cyari cyo n'uburyo ikoramo. Nzabakorera video kuri Sora niyo ikora mu video. Mu ChatGPT simba cyangwa gukora video zirambiranye cyane, nubwo n'undi saho yabaye ndende, ariko nizere ko hari ikintu sigaranye kuri ChatGPT. Nizere ko umenye gukoresha ChatGPT neza, utazongera kugenda ukoresha ChatGPT mu utazi ibyo ukora nabyo, uzongera kuvuga ibyo ubonye kuri AI n'ibindi. Niba ari ikintu wizere, genda ukoreshe usangize inshuti zawe. Niba utarakora subscribe, this is the right time. Kora subscribe ko hano no kunsobanura ndakwigisha, bakora ukuntu ukora ibintu ukumva neza, kuko intego nyine uko abantu basobanukirwa AI no kwikoreshwamo, ndetse na AI gusa n'ikoranabuhanga na technology muri rusange, uburyo bazajya bakomeza kugenda baribyaza umusaruro umunsi ku munsi. Nakoze kuzanirwa na Connect. Bye, Imana ibarinde.